Reka ngusuhuze shuti mukunzi wa Mura TV udukurikira 5 kuri 5 here hose mu gihugu, utuye mu majyaruguru, amajyepfo, urasirazuba, uburengerazuba no mu mujyi wa Kigali. Mubwire ngo komeza kugubwa neza, mwifuriza rero gukomeza kugira impera nziza z'umwaka no kuzatangira umwaka wa 2025 umeze boku, umeze neza, mbese unezerewe, kandi uriya mwaka uzakubere uwishya n'ihirwe, uzakubera umwaka w'amahoro, mbese muri byose uzahirwe muri byose. Woherere muri diaspora rero ukaba dukurikiye uri hanze y'igihugu, naye nkubwire ngo komeza ugubwe neza, uri umuntu w'ingenzi cyane. Rero tuje tubabwira amakuru atandukanye avugwa mu binyamakuru, n'amakuru aba ari gucicikana mu binyamakuru, ari gutigisa imbuga nkoranyambaga. Tujya ngo natwe rero tuyabagezeho, mwe kwirwa mujya kuyashakira kure, nicyo tubereho rero kugira ngo tubagezeho ibiganiro n'amakuru biba bigezweho. Polisi yo mu mujyi wa Bo, nisoma Bo, ubwo banditse BO, polisi yo mu mujyi wa Bo aho muri Sierra Leone yaje kubita muri yombi umugore w'imyaka 24 witwa Mamie Fodey, akurikiranyweho rero kwica umugabo we Ishiyaka Magayi w'imyaka 42. Ibi rero byabaye ku cyumweru tariki 8 Ukuboza 2024, yamwiciye mu nzu babagamo iherereye i Koribondo, umuhanda wa 42. Ikinyamakuru Sierra Leone Monitor cyatangaje ko abatangabuhamya babwiye polisi ko uyu muryango wari umaranye imyaka myinshi ariko nta rubyaro urabona. Bari bafite rero amakimbirane akabije, aho Fodey yajyaga atera ubwoba umugabo we amubwira ko azamwica. Ibi yabivugaga agira ati ninjye uzamwiyicira. Ku munsi rero icyaha cyabereyeho, biravugwa ko Fodey yasanze Magayi aryamye, akamutera rero icyuma mu nda, yahise ajyanwa mu bitaro bya leta biri hafi aho, ariko rero kubera igikomere cyari gikabije yapfuye nyuma y'iminota mike bamugejeje kwa muganga. Abatangabuhamya rero batatu basobanuye uburyo uwo muryango wari usanzwe ubanye mu makimbirane, banavugaga kandi ko banavugaga amagambo y'iterabwoba. Fodey yajyaga rero abwira umugabo we ko kugeza ubwo mbese arangije kumwica, yahoraga amubwira amagambo y'iterabwoba. Ishami rishinzwe iperereza mu gace ka CID riri gukurikirana rero iki kirego, riyobowe na DPC Mbayo M hamwe na Detective ACP Titus Vandi. Ngayo nguko ahangaha muri Sierra Leone birango biba byoroshye. Ati umugore akaba yivuganye umugabo, ariko naje kuba ntangazwa rero ni inkuru, amaze imyaka afite imyaka 24, yishe umugabo we w'imyaka 42, ariko bakatubwira ko bamaranye igihe. Birumvikana rero ko hano muri Sierra Leone itegeko ryo kuba abantu basezerana bakiri bato ho wenda rishobora kuba ryaratangiye mbere, ariko rero ntabwo biba bikwiriye mw'abantu mwe, igihe wumva hari ikibazo ufitanye n'umuntu ku buryo byageraho aho mwicana. Ndabizi ntabwo biba byoroshye, ariko aho kugira ngo ugeraho umena amaraso, wakaka divorce mugatandukana, umwe agacukwe n'undi agacukwe, kuko n'ubundi biriya bikuta bine uba ugiye kwerekezamo ntabwo biba byoroshye kwiriza mu bikuta bine umunsi wa mbere, iminsi 3, umwaka, imyaka 10, 20 igashira uri kureba mu bikuta bine utemerewe kuharenga. Ni urugamba rero toroshye mw'abantu mwe, mujye mugerageza, bareke tugerageze tubane mu mahoro. Niba byanze se dufate plan B, uvuga ati nakunje kadutandukane, aho kugira ngo menamena amaraso. Amakuru yacu rero nk'ibisanzwe uko umaze kumenyera barakagaruka, reka nkureke rero kuza kurikira amakuru yacu y'ubutaha. Nk'ibisanzwe rero ni Gift Mura, ndabakunda cyane. Ciao ciao.